Hanyuma umumarayika anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo abengerana nk'isarabwayi. Urwo ruzi rwavaga kuri ya ntebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama, rugatemba hagati mu muhanda mugari w'umurwa. Ku nkombe zombi z'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto inshuro 12 mu mwaka, inshuro imwe buri kwezi. Ibibabi byacyo bikoreshwa mu kuvura amahanga indwara. Nta muvumo uzongera kubaho ukundi. Intebe ya cyami y'Imana n'umwana w'intama izaba muri uwo murwa, kandi abagaragu bayo bazaza kuyiramya. Bazabona mu maso hayo, kandi bazandikwaho izina ryayo mu ruhanga. Nta joro rizongera kubaho, kandi bazaba batagikeneye urumuri rw'itara cyangwa urw'izuba, kuko Nyagasani Imana izababera urumuri, maze bime ingoma iteka ryose. Nyuma umumarayika arambwira ati, ayo magambo ni ay'ukuri kandi akwiye kugirirwa icyizere. Nyagasani Imana ikoresha abahanuzi niyo yatumye umumarayika kwereka abagaragu bayo ibyenda kubaho bidatinze. Yezu aravuga ati, dore ngiye kuza bidatinze, hahirwa abakurikiza ibyahanuwe biri muri iki gitabo. Ni jyewe Yohani wumvise ibyo, kandi nanabyibonera. Maze kubyumva no kubibona, nikubita imbere y'umumarayika wabinyerekaga ngo muramye. Ariko arambwira ati, sigaho, genda umugaragu w'Imana kimwe nawe, kandi kimwe n'abavandimwe bawe b'abahanuzi n'abandi bose bitondera ubutumwa buri muri iki gitabo, ahubwo uramye Imana. Nyuma arambwira ati, ubuhanuzi buri muri iki gitabo ntubugira ibanga, kuko igihe ibyo byose byagenewe cyegereje. Inkozi y'ibibi yose nigumye ikora ibibi, n'uwanduye umutima agumye yandure, naho intungane igumye ikora ibitunganye, n'umuziranenge agumye abe umuziranenge. Yezu aravuga ati, dore ngiye kuza bidatinze, nzanye ibihembo, kugira ngo mpembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo azaba yarakoze. Ndi Alufa na Omega, ni ukuvuga uwibanze n'uheruka, ndi intangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesa amakanzu yabo, bityo bakemererwa kunyura mu marembo, bakinjira mu murwa w'Imana, bakarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Inyuma y'uwo murwa hazasigara abiyandarika n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abakunda kubeshya bakanariganya. Jyewe Yezu natumye umumarayika wanjye ngo abemeze ibyo byerekeye amatorero y'Imana. Igihe gishyitsi cya Dawidi nkabamukomokaho, kandi n'icyo nyenyeri imurika mu rukerera. Mwuka n'umugeni baravuga bati, ngwino. Uwumva ibyo nawe navuga ati, ngwino. Ufite inyota nawe naze, n'ushaka wese aze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Ndaburira umuntu wese wumva ibyahanuwe biri muri iki gitabo, nihagira umuntu ugira icyo abyongeraho, Imana izongera ku gihano cye ibyorezo bivugwa muri iki gitabo. Nihagira umuntu ugira icyo agabanya ku byahanuwe biri muri iki gitabo, Imana izakuraho umugabane we ku giti cy'ubugingo no ku murwa wayo, nk'uko byanditswe muri iki gitabo. Uhamya ukuri kw'ibyo byose aravuga ati, yego, ngiye kuza bidatinze. Ni koko birakaba bityo. Ngwino Nyagasani Yezu. Nyagasani Yezu nagumye kugirira bose ubuntu. Umuvandimwe wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe mugakundwa n'Imana Data, kandi mukarindwa na Yezu Kristo. Imana ibagirira imbabazi, ibaha amahoro n'urukundo bisesuye. Nshuti nkunda, nari nsanzwe mfite ishyaka ryo kubandikira ibyerekeye agakiza dusangiye, none mbonye ko ari ngombwa kubikora ngo mbatere umwete wo kurwanira ibyerekeye Kristo twemera. Ibyo Imana yabishinze intore zayo rimwe rizima. Hari abantu basuzuguye Imana, baseseye muri mwe rwihishwa ibyerekeye ubuntu tugirirwa n'Imana yacu, babihindura ukundi kugira ngo bishyigikire ubwomanzi bwabo, kandi bagahinyura umwami wacu Yezu Kristo, ari we databuja umwe rukumbi. Iteka bazacirwa ryanditswe kuva kera. Nubwo ibyo byose mubizi, ndashaka kubibutsa ko Nyagasani yarokoye Abisirayeli akabavana mu Misiri, ariko hanyuma agatsemba abatamwemeraga. Mwibuke n'abamarayika batagumye mu myanya Imana yabahaye, maze bakivana ahasusurutse, barindiwe mu mwijima, baboheshejwe iminyururu ihoraho iteka,
bategereje kuzacirwa urubanza kuri wa munsi ukomeye. Mwibuke na Sodoma na Gomora n'imijyi yari ihakikije, ukuntu abaturage baho batwawe n'ubusambanyi no guhuza ibitsina bimwe. Bahawe igihano cy'umuriro w'iteka ngo bibere bose urugero. Na ba bandi niko babigenza, bagira ibizozi bituma bangiza imibiri yabo, bagasuzugura ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, bakanatuka ibyitwa ibinyakuzo byo mu ijuru. Nyamara na Mikayeli umumarayika mukuru, igihe yajyaga impaka na Satani baburana umurambo wa Musa, ntiyahangaye gucira Satani urubanza amutuka, ahubwo yaravuze ati, Nyagasani nagukangare. Ariko abo bantu bapfa gutuka icyo batazi cyose, naho ibyo bazi bituruka kuri kamere yabo, kimwe n'inyamaswa zitagira ubwenge, ni nabyo biboreka. Bazabona ishyano, banyuze mu nzira ya Kayini, bakohokera mu buyobe bw'Abaramu, ari inyungu bakurikiranye, bagatikirira mu myivumbagatanya nka Kora, nibo baza kwangiza ugusangira kwa kivandimwe mugira. Basangira namwe ntacyo bishisha, ni abashumba birwanaho ubwabo, ni ibicu bihuherwa n'umuyaga ntibigusha imvura, ni ibiti bitera imbuto no mu gihe cy'isarura bikumirana bikanaranduka, ni umuhengeri wo mu nyanja warubiye ukavundereza ifuro ry'ibiteye isoni bakora, ni inyenyeri zizerera zagenewe umwijima w'icuraburindi iteka ryose. Henoki uwa karindwi mu masekuruza kuva kuri Adamu yahanuye iby'abo bantu agira ati, dore Nyagasani azanye n'intore z'ibihumbi n'ibihumbi, aje gucira abantu bose urubanza no gushinja abatubaha Imana bose ibyo bakoze byose byo kuyisuzugura n'ibitutsi abanyabyaha bayitutse. Abo bantu bahora bijujuta, binuba, bagengwa n'irari ryabo, bahora mu magambo y'ubwirasi, kandi bakaryoshya abo bashakaho inyungu. Nyamara mwebweho nshuti nkunda, mwibuke ibyahanuwe kera n'intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo, zarababwiye ziti, mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi bakurikiza irari ribatera gusuzugura Imana. Abo ni ba bantu bazana kwicamwo ibice, bagengwa na kamere yabo, ntibagengwa na mwuka w'Imana. Ariko mwebweho nshuti nkunda, mugumye mwishingikirize ku byerekeye Kristo twemera bitagira amakemwa, musenge muvugishwa na Mwuka Muziranenge, kandi muhame mu rukundo rw'Imana, mutegereje ko Umwami wacu Yesu Kristo abageza ku bugingo buhoraho kubera imbabazi ze. Abagishidikanya mubagirire impuhwe, mubarokore nk'ababarura mu muriro. Abandi mubagirire impuhwe zivanze n'ubwoba, mwanga ndetse n'imyambaro yabo yandujwe n'imigirire baterwa na kamere yabo. Imana niyo ibasha kubarinda kugwa mu cyaha, ikabazana imbere yayo mufite ikuzo ryayo nta makemwa, muvuza n'impundu. Iyo Mana imwe rukumbi yadukirishije Umwami wacu Yesu Kristo, igumana ikuzo n'ubuhangange n'ububasha n'ubushobozi kuva mbere na mbere, na n'ubu n'iteka ryose. Amina. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani, umutwe wa mbere. Ibyo tubandikiye ni ibyerekeye Jambo utanga ubugingo, wahozeho kuva mbere na mbere. Uwo twaramwiyumviye, tumwibonera n'amaso yacu, turamwitegereza, tumukozaho n'intoki zacu. Kandi ko kubwo bugingo bwaragaragaye, turabubona, turi abagabo babwo, ni nabwo tubatangariza, ni ubugingo buhoraho bwahoranye n'Imana Data, maze ikabutugaragariza. Ibyo twabonye kandi twumvise nibyo tubatangariza namwe, kugira ngo mugirane ubumwe natwe. Kandi ubwo bumwe tubufitanye n'Imana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo. Ibi tubibandikiye kugira ngo tugire ibyishimo bisesuye. Ubutumwa twumvanye Yesu Kristo ari nabwo tubatangariza, nuko Imana ari urumuri, kandi ko nta mwijima namba uba muri yo. Niba tuvuga rero ko dufitanye ubumwe nayo, ariko tukagendera mu mwijima, tuba tubeshya, ntitube dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu mucyo, nk'uko nayo iba mu mucyo, tuba dufitanye ubumwe, kandi amaraso ya Yesu Umwana wayo akatweza, akatumaraho icyaha cyose. Niba tuvuga ko nta cyaha dufite, tuba twishuka, kandi nta kuri tuba dufite. Nyamara nitwemera ko twakoze ibyaha, Imana yo ni indahemuka n'intabera,
ku buryo itubabarira ibyaha byacu kandi ikatweza ikatumuraho ikibi cyose. Niba tuvuga ko tutigeze dukora icyaha, tuba twise Imana umunyabinyoma, kandi nta jambo ryayo riba riturangwamo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani, umutwe wa 2. Bana banjye, ibi mbibandikiye kugira ngo mwe gukora ibyaha. Icyakora hagize umuntu ukora icyaha, dufite utuvugira ku Mana Data, ni Yesu Kristo w'intungane. Ni nawe wabaye ikiru cy'ibyaha byacu, ndetse si ibyacu gusa, ahubwo n'iby'abantu bo ku isi yose. Icyo tumenyeraho ko tuzi Imana, nuko dukurikiza amategeko yayo. Uvuga ati ndayizi, ariko ntakurikiza amategeko yayo, ni umunyabinyoma kandi nta kuri aba afite. Ariko umuntu ukurikiza iby'Imana ivuga, koko urukundo rwayo ruba muri we rwuzuye, ni nacyo tumenyeraho ko turi muri yo. Uvuga ko aguma muri yo, agomba kugenza nk'uko Kristo yagenzaga. Nshuti nkunda, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni irya kera mwari musanganywe kuva mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera niryo jambo ry'Imana mwumvise. Nyamara kandi ni itegeko rishya mbandikiye. Ukuri kwaryo kugaragarira muri Kristo no muri mwebwe, kuko umwijima weyutse n'urumuri nyakuri rukaba rumurika. Umuntu wese uvuga ko ari mu mucyo akanga umuvandimwe we, aba akiri mu mwijima n'ubu. Ukunda umuvandimwe we aguma mu mucyo, kandi nta kimubamwo cyashobora kugusha abandi mu byaha. Ariko umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari mu mwijima, kandi agenda mu mwijima, akaba atazi aho yerekera, kuko umwijima uba umuhumya amaso. Bana banjye, ndabandikiye kuko mwababariwe ibyaha mubikesha Kristo. Mwebwe babyeyi, ndabandikiye kuko muzi uwahozeho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikiye kuko mwatsinze Sekibi. Bana banjye, ndabandikira kuko muzi Imana Data. Mwebwe babyeyi, ndabandikira kuko muzi uriho kuva mbere na mbere. Namwe basore, ndabandikira kuko muri abanyambaraga, n'ijambo ry'Imana rikaba riguma muri mwe, kandi mukaba mwaratsinze Sekibi. Ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda iby'isi nta gukunda Imana aba afite. Iby'isi nibyo ibi, iby'umubiri w'umuntu urarikira, n'ibintu amaso ye areba akabyifuza, n'ukuntu yirata ibye. Ibyo byose ntibikomoka ku Mana Data, ahubwo bikomoka ku isi. Isi iri mu guhita kimwe n'irari ryayo, ariko ukora iby'Imana ishaka ahoraho iteka. Bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Mwigeze kumva ko umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka, ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi. Ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. Naho mwebwe, Kristo muziranenge yabasize amavuta, ariyo mwuka we, bituma mwese mumenya ukuri. Icyatumye mbandikira rero, si uko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka ku kuri. Ninde munyabinyoma ataruhakana ko Yesu ari we Kristo? Uwo niwe mwanzi urwanya Kristo, kuko ahakana Imana Data n'umwana wayo. Umuntu wese uhakana umwana w'Imana aba ahakanye n'Imana se. Naho uwemera umwana w'Imana ku mugaragaro aba yemeye n'Imana se. Ibyo mwumvise kuva mbere na mbere mubigumane, kuko nimubigumana muzaba mugumye no mu mwana w'Imana no muri se. Kandi dore, icyo Kristo ubwo yadusezeranije ni ubugingo buhoraho. Mbandikiye ibyo kubera abashaka kubayobya. Naho mwe Kristo yabasize amavuta, ariyo mwuka we, bityo mwuka uwaguma muri mwe. Ntabwo rero mukenera umuntu wo kubigisha, kuko mwuka bigisha byose, kandi ibyo yigisha ni ukuri, si ibinyoma. Nuko rero, nk'uko yabigishije, nimugume muri Kristo. Nanone bana banjye, nimugume muri Kristo, kugira ngo tutazagira icyo twishisha ubwo azagaragara, kandi twe kuzakorwa n'isoni imbere ye igihe azaba aje.
ubwo muzi ko Kristo ari intungane, mumenye kandi ko umuntu wese ukora ibitunganye aba abaye umwana w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani, umutwe wa 3. Nimurebe ukuntu Imana Data yadukunze bihebuje, ikaduha kwitwa abana bayo, kandi koko turi bo. Nicyo gituma ab'isi batatumenya, kuko nayo batayimenya. Nshuti nkunda, tumaze kuba abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragara. Icyakora tuzi yuko igihe Kristo azagaragara, tuzamera nkawe, kuko tuzamureba uko ari. Umuntu wese umwiringira atyo arisukura, akaba aboneye nka Kristo. Umuntu wese ukora icyaha aba agandiye itegeko ry'Imana, ndetse gukora icyaha cyose niko kugandira itegeko ryayo. Muzi yuko Kristo yazanywe ku isi no gukuraho ibyaha, kandi we nta cyaha agira. Bityo rero umuntu wese uguma muri Kristo ntakora icyaha. Ukora icyaha wese ntaba yaramubonye, habe no kumumenya. Bana banjye, ntihakagire ubayobya. Ukora ibitunganye aba ari intungane, nk'uko Kristo ari intungane. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko kuva mbere na mbere Satani akora ibyaha. Icyazanye umwana w'Imana ku isi ni ukugira ngo atsembe ibikorwa bya Satani. Umuntu wese wabaye umwana w'Imana aba atagikora ibyaha, kuko kamere yayo iguma muri we, kandi ntaba akibasha gukora ibyaha kuko ari umwana w'Imana. Dore itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abasekibi. Umuntu wese udakora ibitunganye kimwe n'udakunda umuvandimwe we si abana b'Imana. Ubutumwa mwumvise kuva mbere na mbere ni ukugira ngo dukundane. Ntitukamere nka Kayini wari uwa sekibi maze akica murumuna we. Mbese niki cyatumye amwica? Nuko yari umugizi wa nabi, naho murumuna we akaba intungane. Bavandimwe, ntimugatangazwe nuko ab'isi babanga. Tuzi ko tumaze kuvanwa mu rupfu tukagezwa mu bugingo, kuko dukunda abavandimwe bacu. Udakunda aba akiri mu rupfu. Umuntu wese wanga umuvandimwe we aba ari umwicanyi, kandi muzi yuko nta mwicanyi ugira ubugingo buhoraho. Dore icyo tumenyeraho urukundo ni uko Kristo yitanze akadupfira, ni nako natwe tugomba kwitangira abavandimwe bacu. Niba se umuntu ari umukungu akabona umuvandimwe wakennye, ntamugirire impuhwe ngo agire icyo amufashisha, yabasha ate kuvuga ko afite urukundo rw'Imana? Bana banjye, urukundo rwacu ntirugahere mu magambo ngo rube ku rurimi gusa, ahubwo rube mu kuri. Uko niko tuzamenya ko turi ab'ukuri, ni nako tuzashobora guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha. Naho imitima yacu yaba iturega ikibi, Imana iruta kure imitima yacu kandi izi byose. Nshuti nkunda, niba imitima yacu itaturega ikibi, tuba dutinyutse guhagarara imbere y'Imana ntacyo twishisha, bityo ikaduha icyo tuyisabye cyose, kuko dukurikiza amategeko yayo, tugakora ibiyishimisha. Kandi itegeko ryayo ngiri ni uko twizera umwana wayo Yezu Kristo, tugakundana nk'uko yabidutegetse. Ukurikiza amategeko y'Imana aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Dore icyo dukesha kumenya ko iba muri twe ni mwuka wayo yaduhaye. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani, umutwe wa 4. Nshuti nkunda, ntimukemere umwuka uwo ari wo wose umuntu avuga ko afite, ahubwo mujye mugenzura, murebe niba uwo mwuka ukomoka ku Mana, kuko abahanura b'inyoma benshi badutse ku isi. Dore ikizabamenyesha ko uwo mwuka ari mwuka w'Imana: umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yezu Kristo yaje yigize umuntu, umwuka afite uba ari mwuka w'Imana. Ariko umuntu wese utemera Yezu atyo, umwuka afite uba atari mwuka w'Imana, ahubwo uba ukomoka kuri wa mwanzi urwanya Kristo, uwo mwigeze kumva ko agiye kuza, ubu akaba yaramaze kugera ku isi. Mwebwe bana banjye, muri ab'Imana, kandi mwatsinze abo bahanura b'inyoma, kuko uri muri mwe arusha ubushobozi uri mu b'isi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga bifitanye isano n'isi, abayo bakabumva. Twe turi ab'Imana, umuntu uzi Imana aratwumva,
utari uwayo ntatwumve. Uku niko tumenya gutandukanya mwuka w'ukuri n'umwuka w'ubuyobe. Nshuti nkunda, reka dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, nuko umuntu wese ukunda abandi ababaye umwana w'Imana kandi abaza Imana. Udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore ukuntu Imana yagaragaje urukundo idukunda, yatumye umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo aduheshe ubugingo. Urukundo nyarwo nguru, si uko ari twe twakunze Imana, ahubwo nuko ariyo yadukunze maze kohereza umwana wayo kuba ikiru cy'ibyaha byacu. Nshuti nkunda, ubwo Imana yadukunze bigezaho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze arabukwa Imana, nyamara niba dukundana, Imana iguma muri twe kandi urukundo rwayo rukaba muri twe rwuzuye. Ikitumenyesha ko tuguma muri yo kandi ko nayo iguma muri twe, nuko yaduhaye mwuka wayo. Natwe twarabyiboneye, none turahamya ko Imana Data yatumye umwana wayo kuba umukiza w'abantu bo ku isi yose. Umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yezu ari we mwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Natwe tuzi urukundo Imana idufitiye, kandi urwo rukundo turufitiye icyizere. Imana ni urukundo, uguma mu rukundo abaguma mu Mana, nayo ikaguma muri we. Bityo urukundo rwayo ruba muri twe rwuzuye, kugira ngo tutazagira icyo twishisha ku munsi wo guca imanza, kuko uko Kristo ameze ariko natwe turi kuri iyi si. Aho urukundo ruri nta bwoba na busa buhaba, ahubwo urukundo rwuzuye ruhashya ubwoba. Erega ufite ubwoba aba yiteze igihano, bityo aba ataragera ku rukundo rwuzuye. Igituma twe dukunda nuko Imana yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe wabona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nuko rero ngiri itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani, umutwe wa 5. Umuntu wese wemera ko Yezu ari Kristo aba abaye umwana w'Imana, kandi umuntu wese ukunda umubyeyi aba akunda n'urubyaro rwe. Iyo dukunze Imana tugakora ibyidutegeka, ubwo nibwo tumenya ko dukunda abana b'Imana. Uku niko gukunda Imana, ni ugukurikiza amategeko yayo. Kandi amategeko yayo ntagoye, kuko wabaye umwana w'Imana wese atsinda isi, kandi intsinzi y'isi ngiyi ni ukwizera Yezu kwacu. Mbese ninde utsinda isi atari uwemera ko Yezu ari umwana w'Imana? Yezu Kristo niwe waje kubw'amazi no kubw'amaraso, atari kubw'amazi gusa, ahubwo ni kubw'amazi n'amaraso. Kandi mwuka niwe uhamya ibyo, kuko mwuka ari ukuri. Hari ibimenyetso bitatu bibihamya: mwuka n'amazi n'amaraso. Kandi ibyo uko ari bitatu birahuje. Niba twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabitambutse cyane, kuko yahamije ibyerekeye umwana wayo. Bityo rero uwemera umwana w'Imana, umutima we umwemeza ibyo. Naho utamwemera aba yise Imana inyabinyoma, kuko abatemeye iby'Imana yahamije byerekeye umwana wayo. Kandi icyo yahamije ni iki: Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu mwana wayo. Ufite umwana w'Imana afite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo mbibandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mwebwe abemera umwana w'Imana. Ikidutera kuyizera ntacyo twishisha ni iki: tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu gihuje n'uko ishaka. Kandi ubwo tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu icyo ari cyo cyose, tumenya ko icyo tuyisabye tuba tumaze kugihabwa. Nihagira ubona umuvandimwe wakora icyaha kitari cyo kumujyana mu rupfu rw'iteka, namusabire. Imana izamuha ubugingo, niba koko icyo cyaha atari cyo kumujyana mu rupfu. Icyakora icyaha kijyana mu rupfu rw'iteka kibaho. Simvuga ko mwasabira ukora icyo ngicyo. Ubugome bwose umuntu agira bumubera icyaha, ariko icyaha cyose siko kijyana umuntu mu rupfu rw'iteka. Tuzi ko wabaye umwana w'Imana wese adakomeza gukora ibyaha,
kuko Yezu umwana wayo amurinda, maze Sekibi ntagire icyo amukoraho. Tuzi yuko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bagengwa na Sekibi. Tuzi kandi ko umwana w'Imana yaje akaduha umutima wo kumenya Imana nyir'ukuri, ndetse turi umwe na nyir'ukuru wo, tubikesha umwana we Yezu Kristo. Erega niwe Mana nyir'ukuri, ni nawe bugingo buhoraho. Bana banjye, mwirinde gusenga ibigirwamana.